yibaza impamvu y'uburwayi bwawe. Vugana n'Imana, umva ijwi ryayo, itarura abantu, ujya hirengeye, Imana iguha amakuru y'urwo rugendo urimo. Wiririra abantu, witakira abantu. Imana ishimwe cyane. Naje kukubwira ngo Imana nticeceke, niko gukurwa mu bushomeri. Bwira Yesu aje mu buzima bwawe. Imana iracyakora. Bwira Yesu naceceke, bwira Yesu naceceke ku mibereho yawe, bwira Yesu naceceke ku buzima bwawe, bwira Yesu naceceke ku bana bawe. Uyu musugari bugenderera abandi, nawe akugenderere. Ndagira ngo unyemerere dusengane Imana. Ndagira ngo unyemerere dusengane Imana. Ndagira ngo unyemerere ngusengere Imana. Yibaza impamvu y'uburwayi bwawe. Vugana n'Imana, umva ijwi ryayo, itarura abantu, ujya hirengeye, Imana iguha amakuru y'urwo rugendo urimo. Wiririra abantu, witakira abantu. Imana ishimwe cyane. Naje kukubwira ngo Imana nticeceke. Ngwaye ikaze kuri Team of God TV. Wowe udukurikirana, Imana iguha umugisha kandi Imana ikwishimire. Ngiye nitwa Prophet Alexis. Ndagira ngo uyu munsi tujye mu kirere cy'umwuka, nkubwire ubuhanuzi bwawe bw'uyu munsi. Nkubwire ubuhanuzi, nkubwire icyo Imana ikuntumyeho uyu munsi. Nyemera rero tubanze dusenga Imana, nyemera tubanze twiragiza Imana, aho uri uce bugufi, ubundi Imana iba ariyo ihabwa icyubahiro. Urakoze cyane. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turakubashe. Ubwami bwawe nibuze, icyubahiro n'ikibi cyawe, imbaraga zawe ziri hejuru ya byose. Mwami Imana, turagusabye kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, tubabarire ibyaha byacu, kandi Mwami Imana utwese udutunganye, utwambike umwambaro wera, udukure ivata mu kanwa tukuvugire, udukore ku maso tubashe kureba byinshi tutabonaga. Mwami Imana rero turagusabye muri aka kanya ngo uzubane natwe, imbabazi zawe n'igitinyiro tutabonaga. Mwami Imana rero turagusabye muri aka kanya ngo uzubane natwe, imbabazi zawe n'igitinyiro cyawe, igikundiro cyawe, ibyo byose bihurire kuri twebwe, kuko twemeye kumaranisha Mwami Imana kugira ngo tukuvugire. Twemeye kumaranisha kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwamamara mu gihugu turimo ndetse no hanze yacyo. Abari mu mahanga bumva runo rurimi ndetse n'abatarwumva babashe kumva ururimi rw'umwuka. Mu izina ryegera Kristo rero udusobanurire twebwe nk'abaswa. Ngewe umujakazi, umuja wawe, ndahangaha Data, kugira ngo mbwirize abantu bose n'abajakazi bawe babashe kubyumva, babashe gusubizwamo imbaraga. Abasore, abakobwa, ndetse Mwami Imana n'abagabo, abo bose ubaramburira amaboko, ukuboko kwawe bakumve, ukuboko kwawe bakubone. Uyu munsi rero ntuceceke. Uyu munsi ntuceceke. Ubwo uri butunyureho ntuceceke. Ubwo uri butugereho ntuceceke. Ntuceceke ku bakobwa, ntuceceke nugera ku basore, ntuceceke nugera ku bagabo n'abamama. Mu izina ryegera Kristo, buri wese mu ruhande arimo ntuceceke. Buri wese mu gihugu arimo ntuceceke. Buri wese mu kazi arimo ntuceceke. Buri wese Mwami Imana mu midugudu atuyemo, mu murenge atuyemo, mu karere atuyemo, ntuceceke. Buri wese mu kigerageza arimo ntuceceke. Buri wese mu burwayi arimo ubwo ari bwo bwose n'umugeraho ntuceceke. Uyu munsi rero ntuceceke. Data, Satana twishima hejuru kubera ko utatuvuzeho, ariko uyu munsi utuvugeho. Uyu munsi ijambo ryawe rigaragare kuri twebwe. Uyu munsi twumvire irindi jwi ridasanzwe. Ndasengera Mwami Imana ubwoko bwawe babashe kumva ijwi ridasanzwe, babashe kubona ineza yawe, babashe kubona igitinyiro cyawe, babashe Mwami Imana kumva ijwi ryawe. Ntuceceke ubwo uri bubagereho Data. Ntuceceke ubwo ugiye kuvugana nanjye. Ntugire icyo usiga. Buri kimwe cyose Mwami Imana ushaka kubabwira, buri kimwe cyose ntuceceke, ubashe kukivuga. Nanjye ndemera ko kubera mikoro, wowe uze wirangururire, uvuge Mwami Imana, uvugira muri ngewe, ntaba ari ngewe aba ari wowe. Urakoze Data, ndagushimiye. Amen. Imana ishimye cyane. Naje kukubwira uyu munsi, Imana nticeceke. Nticeceke ubwo iri bukugereho. Impamvu
nje kukubwira impamvu abantu batinda muri karande n'icyagukura muri karande. Karande ni ibintu byama bigarukirana kuri wowe, nyamara ukabona ntibisanzwe ariko utazi aho bituruka cyangwa se unahazi, ariko ukagerageza kwiyambura iyo ngoyi bikanga. Uyu munsi bikongera, ejo bikongera, ejo bikongera. Nje kukubwira uburyo Imana yampaye hishurirwa ry'ukuntu we wava muri karande. Imana ishimwe. Ariko turasengera mu ijambo riri kuvuga ngo Mana uyu munsi nunyuraho ntuceceke. Ndagira ngo uri kubana nanjye zino saha utuze untize umwanya mutoya, ubundi wowe gusa usengere mu mutima wawe, usengera aho uri, usengera aho uryamye. Fata izo dosiye zawe z'impapuro zikurega, uzipfukame hejuru, uzibwire ngo Mana ntuceceke. Ubwire ubwo bugumba bwawe, ubwire ubwo bushomeri bwawe, vuge ngo Mana ngwino uvugane nanjye uyu munsi ntuceceke. Rero nyemerera, Imana uyu munsi ntabwo yacecetse, irashaka kuvugana nawe. Imana uyu munsi irashaka gukorana nawe bikomeye. Imana uyu munsi irashaka kugira byinshi gutangariza ku mbaraga zikuboshye. Harashaka kugira byinshi kubwira. Uyu munsi Imana iri buvuge. Uyu munsi icyo uri bukore cyose uragikora ufite amakuru. Icyambere ni amakuru. Yesu nta wundi yabasha kukugeza ku munezero wawe, nta wundi yabasha kukugeza ahantu wowe ureba ukabona ntabwo wahigeza, ni Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rirarema. Uyu munsi rero umva ijambo Imana yampaye kugira ngo nkubwire. Iyi saha umva ijambo Imana yampaye kugira ngo nkubwire. Unyemerere dusengane Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 14, umurongo waho wa 6. Haranditswe ngo Yesu arambwira ati, ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Imana ishimwe cyane. Umutwe w'amagambo uragira gutya: Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 14, umurongo waho wa 6. Hano baraturangiye, cyangwa se Yohana yaranditse aravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo n'ikimenyimenyi nta muntu uzajya kwa data atari umujyanye. Muri iyi si ufite agahinda kenshi, ufite umubabaro mwinshi, ufite byinshi bikugoye, inzira nyinshi wananiwe kuzikuramo bitewe nuko izo nzira urareba ukabona zirafunze. Wazicamo abandi bagize icyo bahabonera, bahaboneye ibyishimo, bahaboneye umunezero, ariko wowe wahagera ukaharirira. Ushobora kuba utari kunyumva kubera ko ikirere ndimo ntabwo ari cyo urimo, ariko nari ndimo ndavuga nti kuba utarabyaye uturanye n'ababyaye n'abandi benshi bashatse nyuma yawe wumva bafite urubyaro. Ntabwo wahiriwe n'iyo nzira, ufite agahinda gakabije kugeza ubwo wumva ushaka no kwiyambura ubuzima. Nje kuguhishurira icyabitera. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Abantu benshi muri kwirwanirira, wikwirwanirira, yoboza Imana, kuko ijambo riratubwiye ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa data atari umujyanye. Ese inzira ubu ngubu uri kugana ni iyihe? Mbere yuko ushaka umugabo ni iyihe nzira wanyuze? Ni ayahe makuru wasabye? Ese ufite urwandiko rw'inzira? Igituma bisengera bikanga nta rwandiko ufite, nta jambo ufite Imana yakubwiye mbere yo kubaka, mbere yo gukora ubukwe warirwaniriye. Niyo mpamvu urwo rugo rubabariyemo, niyo mpamvu urwo rugo rubabariyemo, niyo mpamvu usa n'utarashatse, niyo mpamvu usa n'utarigeze upanga ngo acuruze, niyo mpamvu izi saha ubabaye
ntabwo bitangiye ubu, byahereye hasi. cya gihe wari uri gutekereza umushinga wawe, nicyo gihe wari gusengera, uri gusenga ugeze mu ntambara, kandi wari gusaba amakuru mbere y'uko ugera muri izo ntambara. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Kuri iyi shuro ndimo ndavugana n'abantu bahuye n'urugo rubi, ndimo ndavugana n'abantu bahuye n'urushako rubi, ndimo ndavugana nawe ukeneye gukora ubukwe, ndimo ndavugana nawe ukeneye kubaka urugo. yoboza Imana mu byo ukora byose. Ariko amahirwe aracyahari. Kuri wowe byanze, amahirwe aracyahari. Kuri wowe inzira iracyahari wacamo. Hari inzira wacamo ukabona umunezero. Hari inzira wacamo ukongera ukabona urubyaro. Hari inzira wacamo ukongera ugacuruza. Hari inzira wacamo izo ndwara zigakira. Hari inzira wacamo ukongera ukavugana n'Imana. Jambo riratubwiye ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa Data atari we umujyana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi naje kukubwira ngo icyo uri gushaka uri kuyoboza nde. Naje kukubwira ngo Imana yaracecetse muri uriya mwaka, iraceceka muri kuriya kwezi, ariko kuri iyi shuro nticeceke. ubwo iri bukunyureho nticeceke, ubwo iri bugusange mu nzozi nticeceke, ubwo iri bugusange mu bucuruzi nticeceke. uyu munsi nawe Imana ikuvugeho, iyi saha nawe Imana ikuvugeho. ugira urwandiko ugendana mu nzira, ugira urwandiko ugendana mu kubaka urugo, ugira urwandiko ugendana muri ubwo bucuruzi. ni uruhe rwandiko ufite none? Imana ishimwe cyane. Rero vosini navo de statu kere. uyu munsi yoboza Kristo. uyu munsi yoboza Imana. mu byo ukora byose yoboza Kristo. mu mbaraga ushaka yoboza Kristo. mu manzi uri kuburana yoboza Imana. yibwire ngo ntuceceke, ubuzima bwawe burahinduka. yibwire ngo ntuceceke, agahinda gakabije karagenda. yibwire ngo ntuceceke, iraguhindurira ubuzima, ureke kwiyahura. abantu benshi muri no misi mubayeho mutariho, nyamara Imana ikubwiye amakuru y'ubukene bwawe, ikubwira amakuru yo gutinda mu bukode kwawe. ntabwo wagira agahinda gakabije. wamenya impamvu y'urwo rugendo, wamenya impamvu y'ayo marira, wamenya impamvu urimo urataka, wamenya impamvu y'ako gahinda. bwira Imana nticeceke mu buzima bwawe. yibwire kumenyeshe byose nticeceke. yibwire kumenera amabanga nticeceke. Imana ishimwe cyane. bwira Kristo ntaceceke. yibaza impamvu y'uburwayi bwawe. vugana n'Imana, umva ijwi ryayo, itarura abantu, ujya hirengeye. Imana iguha amakuru y'urwo rugendo urimo. wiririra abantu, witakira abantu. Imana ishimwe cyane. naje kukubwira ngo Imana nticeceke uyu munsi nikugeraho. yoboza Imana mu buzima bwawe. Yesu iyo wamuyoboje ntabwo ugenda nk'umuswa, ujyana urwandiko rw'inzira. mu Kristo ngo ubwo yari ari mu nzira ari kugenda, yaragiye agenda ahura n'ibicantege, ariko ibyo bamubwiye yareba ku rupapuro agasanga biranyuranye. yahuyemo n'abantu bashaka kumuyobya, ariko ngo yatinze kugera ku musaraba.
kugira ngo ibyaha byiwe abibabarirwe, kugira ngo umutwaro yari atwaye ubashe kugutura ujye hasi, kugira ngo umutwaro yari atwaye ubashe kwikubita hasi. nawe uyu munsi gira urwandiko rw'inzira kugira ngo nugera imbere uyu munsi hatagira ibiguca intege. Mana ishimwe cyane. Abantu benshi mubohoye mu maboko ya Satani, abasore benshi, abakobwa benshi, urubyiruko rwinshi. Nyamara kugira ngo utekereze kugera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima, nta muntu ufite Kristo atekereza kwiyahura. Nta muntu ufite Yesu atekereza ko ubuzima bwiwe bwarangiye. Nta muntu ufite Imana muri we yiheba. Nta muntu ufite Mwuka Wera. Nta muntu ufite amakuru agenda nk'impumyi. Uyu munsi tangira uyoboze Kristo. Uyu munsi tangira uyoboze Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dusome icyanditswe kigaragara mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho cya 19 umurongo wa 14. Haranditswe ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Unyemerera iki gice mvuge nange buno buhanuzi ku bantu bubatse ingo. Ndagira ngo mvuge uburyo Satani ahagurukira. Ubundi urugo rwatangiye kurwanywa kera muri Edeni. Nugenda ukagera mu irangamimerere urasangamo imibare myinshi y'abari kwaka gatanya, urasanga imanza nyinshi mu nkiko y'abari kwaka gatanya. Nugera mu irangamimerere urasanga abandi barimo barandikisha kugira ngo babane, kugira ngo basezerane. Dore kugira ngo uzagira urugo rwiza, yoboza Kristo, yoboza Imana. Bwira Imana nticeceke kwiyishuro. Impamvu urugo rwabona rugenda rudafatika, impamvu ubona Satani yaruteye, ntabwo wayoboje Imana mbere yo kurwubaka. Ntabwo wavuganye n'Imana mbere y'ubukwe. Warirwaniriye. Kuri iyi shuro ndimo ndabwira urubyiruko, yoboza Imana niba ushaka urugo rwiza, niba ushaka imibereho myiza, niba ushaka kubaho wishimye. Urugo rugereranywa nk'ijuru rito. Bibiliya iratubwiye ngo amatungo n'ubutunzi byose ubiragwa n'ababyeyi bawe, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Yoboza Imana mu mibereho yawe, yoboza Imana mu kurambagiza kwawe. Wireba isura, wireba ibijyanye na financial, wireba n'ibindi byose. Yoboza Imana iguha amakuru, kuko urugendo ugiye gutangira ni rurerure. Biragusaba urwandiko rw'inzira kugira ngo nuhura n'ibicantege uzabwire Kristo ngo wavuganye nanjye. Yoboza Imana ikubwira uwo muri gukundana. Kugira ngo urugo rwawe rukomere, kugira ngo Imana yimuke iguha urugo rusa n'ijuru rito. Yiyoboze mbere, ikubwira ibyiherereye, ikubwira ibihishwe. Uwo nguwo muri kumwe ibyo ashaka kureba nibyo akwereka.
kuri iyi shuro senga, reka ubutesi. Musore, igihe uri gutereta senga Imana igushurira amakuru y'uwo muri guteretana. Mukobwa, igihe uri kurambagizwa baza amakuru Imana, senga uyibaze iguha amakuru y'uri kukurambagiza, kuko ntago mwakuriye hamwe, ntago mwiganye hamwe, birashoboka ko yaba yarize iyindi mico. Yoboza Imana iguha amakuru y'urugo rwawe, iguha amakuru y'urugendo, umenye buri kimwe cyose kirahiherereye. Yoboza Imana, yoboza Imana. Ndimo ndavugana n'uyu muntu nawe yubatse byanze. Wowe wubatse ukabura urubyaro, wowe wubatse ukabura amahoro mu rugo hubatsemo. Amahirwe aracyahari. Yesu yirahiriye. Tangira ubwira Imana nticeceke, tangira ubwira Imana nticeceke. Kuri iyi shuri Imana nticecetse, ivuganye nawe kije kukurwanirira, ivuganye nawe kiguhaye amahoro, ivuganye nawe kiguhaye kuryama ugasinzira, ivuganye nawe kiguhojeje amarira. Kuri iyi shuri Imana ntabwo icecetse. Uyu munsi birahinduka. Bwira Imana ivuga urabona urubyaro. Bwira Imana ivuge ijoro urara ntabwo wongera kurirara. Bwira Imana ivuge, iramenya ibikomere birahiherereye, iramenya umubabaro ufite. Yibwire nticeceke, ubwire bukugereho mu burwayi bwawe, ubwire bukugereho mu bushomeri bwawe, yibwire nticeceke. Imana ishimwe cyane. Kuri ishuri Imana nticeceke. Imana ivugane nawe nticeceke. Urugo ntabwo barusengera barugezemo. Byarashobokaga ko Yesu, cyangwa se byarashobokaga ko Yesu aza kudupfira mbere yuko twapfuye, ko ari kubanza tugapfa. Ariko Imana kuko yari ibizi neza yuko tugiye guhura n'intambara, yarabanje yohereza umwana wayo araducungura. Ndimo ndakubwira ngo senga mbere yuko userebura ngo wabonye umukunzi, senga mbere yuko userebura ngo wabonye umukobwa, senga mbere yuko wishima ngo Imana iguhuje n'umuntu mwiza, senga mbere uyiyoboze. Mbere yuko upanga ubucuruzi, senga mbere. Imana ishimwe cyane. Reka dusome dusoza. Uyu munsi Imana nticeceke. Nticeceke ubwire kubigere ku burwayi bwawe. Nticeceke. Yiyoboza irakubwira. Nticeceke. Yibwire. Ntabwo igiceceka. Uwayitabaje iramutabara. Nawe yibwire, uyibwize ukuri mwenyine. Niyigira ibanga. Yibwire. Wibwire umuntu niyikubikira ibanga, kandi niyikubwiza ukuri. Yibwire kuyobora inzira y'ukuri. Nyemerera dusome Luka 19 umurongo wa 5. Haranditswe ngo Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yesu yageze kwa Zakayo ntiyaceceka. Zakayo yari afite ikibazo cy'ubugufi.
ubwo Yesu yahacaga abantu bahitaga bamwirundaho we ntabashe kumubona. Kandi Zakayo yashakaga kureba mu maso ha Yesu. Igihe kimwe Yesu ahageze ntiyaceceka. Igihe kimwe Zakayo arasenga amenya amakuru. Amenya amakuru yurira igiti. Yamenya amakuru ko Yesu agiye kuhaca. Yamenya amakuru ko Kristo ari buza aho hantu. Uyu munsi nawe nkubwiye amakuru. Yesu ari mu byawe. Yesu ari mu rukundo rwawe. Yesu ari mu bucuruzi bwawe. Yesu ari ku muryango wawe. Ayo ni amakuru. Bamaso uyu munsi uravugana nawe. Hari ijambo ari bukubwire ry'ubuzima. Bwira Imana nticeceke. Nawe uguri buhure na Yesu ntuceceke. Yesu yageze kwa Hana ntiyaceceka. Yesu yageze kwa Yayiro ntiyaceceka. Yesu yageze ku mugore yari mugongo ntiyaceceka. Kuri iyi shuro nawe ntaceceke. Hagarara huri, turiza Imana huri, uyibwire ngo ntuceceke. Yibwire ngo ntuceceke mu burwayi bwananiranye bwanjye. Yibwire ngo ntuceceke mu madeni yananiranye. Yibwire ngo ntuceceke. Ntuceceke uguri bungereho muri aya marira. Ntuceceke. Ntuceceke mu bupfakazi bwanjye. Ntuceceke mu bupfubyi. Yibwire. Imana ishimwe cyane. Imana nticeceke. Yesu ntaceceke. Imbaraga z'Imana zikuzeho. Ubutware bw'Imana bukuzeho. Yesu ngo yarararamye kubera ko yari yageze kuri Zakayo adashaka guceceka. Ngarararama areba hejuru. Abwira Zakayo ngo uyu munsi ndarari wawe. Nguretse no kumbona mu maso. Uyu munsi ndarara iwawe. Uyu munsi Kristo yimuri ibiro byiwe. Aze mu byawe. Yivange mu byawe. Yivange mu rugo rwawe. Yivange muri business yawe. Uyu munsi yoboza Imana. Yirakuyobora inzira ikwiriye. Yibwire ngo uyu munsi ntuceceke. Ubwo uri busure mu nzozi ntuceceke. Oh, relevo sini ni avu de stato che relevo mini de star. Impamvu babarira mu rukundo ukumva wakwiyahura ngo nuko bakwanze. Wayi ufite Imana muri wowe. Uramutse ufite Imana muri wowe. Uramutse witeguye kwakira muri wowe. Ntabwo wababazwa nuko agiye. Ahubwo wakwishimira nuko agiye. Kuko Imana igukijije icyari kukwica. Ahubwo iguhuje n'inzira yawe. Yari y'umugisha kuri wowe. Bwira Yesu ntaceceke. Icyambere ni amakuru mu rugendo urimo. Relevo sini ni avu de stato che relevo. Bwira Imana nticeceke. Imana idacecetse yikugezeho kuri wowe. Ubasha kumenya amakuru menshi. Arahiherereye. Ubasha kumenya abagambanyi. Ubasha kumenya abakuroga. Ubasha kumenya indyarya kuri wowe. Ubasha kumenya impamvu zo kuva kuri wowe. Ubasha kumenya impamvu zo kuzingwa. Ubasha kumenya impamvu y'iyo kasa. Ubasha kumenya impamvu y'uwo muvuduko w'amaraso. Ubasha kumenya impamvu uryamye kwa muganga mu gitanda igihe kirekire. Oh, relevo sini ni avu de star. Bwira Imana nticeceke. Ubwire bukunyureho nticeceke. Uyibwire ngo mwami ntuceceke. Akazi ukoze imyaka myinshi abandi byabagiriye umumaro, ariko wowe aho kugira ngo utere imbere ahubwo urasubira inyuma. Umuryango wawe urabizi nawe ujya ushakana n'umugabo umwe cyangwa se umugore umwe.
iyo ni karande, iyo ni inyatsi. Bwira Imana niceceke, nitaceceke inyatsi iragenda. Ubutware bw'Imana burajya mu muryango wawe, ubutware bw'Imana burajya mu kuboko kwawe. Uyu munsi ibintu birahinduka, Yesu nakuvugaho. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusoreze muri iki gitabo cy'Itangiriro. Igice cyaho cya mbere umurongo wa 9. Haranditswe ngo Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yaremye isanzure, nta kintu cyari kiyiriho. Yararebye ibona hadendeje amazi, ariko irebye ibona wowe urenda kuvukira ahantu habi, kandi yashakaga kurema umuntu. Iri birebye ntiyaceceka, iravuga ngo amazi ateranire hamwe ahumutse haboneke. Imana ntiyacecetse kugira ngo ubeho, Imana ntiyacecetse kugira ngo uhabwe ubutware. Uyu munsi waribagiwe, ongera wumve ijwi ryayo, ongera ureke kwirwanirira, ongera ugende mu nzira yakuyoboyemo, ongera ugende mu nzira yakubwiye, ongera ugende mu nzira data yavuzeho. Yesu navuga kuri ubwo bucuruzi bwawe birahinduka. Yesu navuga ku rubyaro rwawe urongera ubyare. Yesu navuga mu gupfusha kwawe, kuri iyi shuri arasiba imva. Yesu navuga ku bihombo byawe, kuri iyi shuri arakura inyatsi na karande mu rugo rwawe. Nyemerera Yesu akuvugeho, nyemerera dusengana Imana uyu munsi kuvugeho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Wowe uriho uranyumva, erega ikibazo si urugo, kuko hari n'abarurimo ariko bifuza kuruvamo. Erega ikibazo si ugucuruza, kuko hari n'abacuruza ariko bari mu bihombo. Baza amakuru y'inzira ushaka gutangira, baza amakuru y'ibyo ubona bidasanzwe kuri wowe, baza amakuru y'uwo mukunzi wawe, baza amakuru y'urugo rwawe uri gushaka, baza amakuru y'impamvu y'inyatsi iri kuri wowe, baza amakuru y'impamvu utishimye utanezerwa, baza amakuru y'urubyaro rwawe, baza amakuru Yesu Kristo ni umwami. Wirira, wikwiyobora, yoborwa n'Imana. Yesu nawe mwavugana, Imana nawe mwavugana. Uyu munsi jya mu nzira igushakamo, uyu munsi yiyoboza amakuru ikubwira impamvu y'urwo rugendo. Uzacuruza bikunde, uzabwiriza bikunde, uzahanura bikunde, uri mu nzira itari iyawe, yoboza amakuru ikwereka inzira yawe. Uyu munsi Imana nicece kubwira ibukugereho. Yesu yageze ku barwayi ntiyaceceka barakira. Yesu yageze ku mpumyi zirahumuka, ntabwo yacecetse zarakize. Uyu munsi wowe uri urandeba, Imana irimo iravugana nawe yuko ubutabazi bwayo ariyo buriho, nta handi buri. Wishakira ahandi amahoro, wishakira amahoro mu mafaranga, wishakira amahoro mu butunzi, wishakira ahandi amahoro. Nta handi ari amahoro adasanzwe, ari kuri Kristo yakubambiwe ku musaraba. Lerevo sini ni yavo destai, tukerelevo mini destai. Nyemerera dusengana Imana.
tangira uyoboza Imana mu kurambagizwa kwawe, kuko uwo nguri kugutereta ntabwo uzi aho yakuriye. Bwira Imana ikumenyesha ibyihishe inyuma y'urwo rugendo. Bwira Imana ikubwira urugo uzagira mbere y'uko urwinjiramo. Impamvu uri kugwa mu bihombo, mbere yo kwaka inguzanyo, mbere yo kwaka kredi, banza usenge mbere. Imana iguha amakuru, Imana itanga amakuru. Lele vosini ni avudesta. Imana iguha amakuru y'uwo mukundana uburetse kumwishyiramo. Imana iguha amakuru, Imana iguha amakuru yako kazi uri kwaka. Imana iguha amakuru y'iyo kampani ukorera. Imana iguha amakuru, Imana iguha amakuru ya diplome yawe mbere yo kujya kudepoza. Imana iguha amakuru y'icyo gihugu uri kujya kwakamo visa. Imana iguha amakuru, Imana iguha amakuru y'aho hantu wicaye, y'uwo muntu agukikije, y'abantu mugendana, y'indyarya zikugambanira. Imana iguha amakuru umenye uko witwara. Oh lerevo sinini ya vodesta. Imana iguha amakuru. Mana nticeceke kuri iyi shuro, nticeceke. Barakuroza iraceceka, barakugambanira ngo ujye muri gereza iraceceka, bakwiciye ubukwe Imana iraceceka, wararwaye indwara zikomeye Imana iraceceka. Ariko kuri iyi shuro nticeceka, irirahiriye ngo ivugane nawe, yibwire, yihamagare, iherere. Kuri iyi shuro irakumenyesha amakuru yose utaruzi. Kuri iyi shuro Yesu ntari buceceke. Nyemerera dusengane Imana. Mpamvu benshi muhuye n'umubabaro, mpamvu benshi muri gutungurwa n'ibihe, mpamvu benshi muri kuvuga ngo tugeze mu bihe by'imperuka, nuko nta makuru mufite. Imana ntiyigeze iceceka, yagumye ivugana natwe. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe, ahubwo twishimiye kuza kwa Kristo, kuko kuza kw'Imana niko gukurwa mu mibabaro kwacu, niko gukurwa mu bushomeri. Bwira Yesu aje mu buzima bwawe. Imana iracyakora. Bwira Yesu ntaceceke, bwira Yesu ntaceceke ku mibereho yawe, bwira Yesu ntaceceke ku buzima bwawe, bwira Yesu ntaceceke ku bana bawe. Uyu musugari bugenderera abandi, nawe akugenderere. Ndagira ngo unyemerere dusengane Imana. Ndagira ngo unyemerere dusengane Imana. Ndagira ngo unyemerere ngusengere Imana. Uyu munsi mu nzozi zawe Yesu ntaceceke. Uyu munsi mu kazi ukora Yesu ntaceceke. Uyu munsi akubwira inshuti mugendana ntaceceke. Uyu munsi akubwira impamvu y'urwo rugendo. Uyu munsi aguhishurira amabanga y'urukundo umazeho igihe utazi. Uyu munsi aguhishurira urugo uzagira. Uyu munsi aguhishurira ubwo bucuruzi witeguye gutangiza. Yesu uyu munsi aguhishurira impamvu y'umubabaro ufite, aguhishurira impamvu y'agahinda ufite, aguhishurira impamvu y'uwo musozi. Uyu munsi Yesu ntaceceke, ubwo ari bugere ku burwayi bwawe. Uyu munsi ntaceceke. Mana ishimwe cyane. Reka dusengane Imana. Uyu munsi Yesu ntaceceke. Iyi saha niyo kudaceceka ku Mana.
Imana ikore ku buzima bwawe, Imana ikore ku mibereho yawe, Imana ikore uyu munsi nticeceke, Imana ikumenyesha ibyihishe birahiherereye. Uyu munsi uvugane n'Imana, uramenya neza inzira uri kugendamo, uramenya impamvu y'urwo rugendo, uramenya impamvu y'uko uri gukora ntibyemere. Uyu munsi Yesu ntaceceke, uramenya impamvu y'ubugumba bwawe, uramenya impamvu ubukwe bupfa buri gihe, uramenya impamvu uyu munsi ukundana n'umuntu mugashwana uyu munsi. Yesu ntaceceke, nyemerera dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ndakubashye, imbaraga zawe ziri hejuru ya byose, imbabazi zawe turazishimye mu izina ryawe ryera Kristo. Ntuceceke ubwo uri buze Mwami Imana kuvugana na buri wese uri murandeba, na buri wese uri muranyumva, umumenyeshe byinshi bimugose, umumenyeshe byinshi atarazi, umumenyeshe byinshi muri bizinesi ziwe, umumenyeshe byinshi mu burwayi bwe, umumenyeshe byinshi mu busomeri bwe mu izina ryawe ryera Kristo. Nugera ku bakobwa ntuceceke, nugera ku basore ntuceceke, nugera ku bagabo ntuceceke. Lelevosini ni avodesta, uyu munsi ntuceceke twumva ijwi ryawe rituje, ntuceceke buri wese ahare kumve, ntuceceke buri wese mu kigerageza arimo kumve, ntuceceke umumenyesha ijambo ry'ubuzima, ijambo rimwimura, ijambo ritima ajya mu mbaraga z'umwuka wera. Ntuceceke Kristo, ubwo uri bugere ku bantu bawe, ubwo uri bugere ku bwoko bwawe. Ntuceceke, ndagutabaje. Urakoze Data kubyumvishije, urakoze mu mbaraga zawe, urakoze kubw'igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye wowe nkurikirana hano kuri Team of God TV. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe niba utarayikora, kandi ndagusaba kugira ngo usharing ino video, ufashe kuvuga ubutumwa. Nawe Imana iraguha umugisha, kandi Imana nticeceke mu byawe byose urimo. Icyo Kristo ari buvugane nawe, icyo Kristo ari bukubwire kikubera ikintu cyiza, kikubera icy'umugisha, kikubera icy'umunezero. Shalom, shalom.